Red Blue JD. Ikinamico. Muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Urwanjye ntirugurwa, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero ndamutsa. Ubwo duherukana bana mwana yasabaga nakure kutumva wari wese wamujya mu matwi kuko burya urukundo rurangwa no kwizerana. Ese mama Emiko yarikiza ati bana mwana ntazantwara umukobwa mwiza nakure, bizagenda bite? Reka mbareke mwiyumvire. Ugize ngo kibana mwana mbabare nuko bimeze mama. Kugira ko nta muntu cyizera muri urwo mwana wanjye no kubera iki? Muri ababyeyi nubaha mwarandeze muranguza mwifashijwemo n'Imana, ntacyo mwanyine pe. Gutangira ubuzima mwarabimfashije, ariko imyanyirukanya nga mu rugo mureba muri cecekera. Bana mwana wanjye nari kubigenza nte koko? Twarakuretse ngo wifatire icyemezo kuko twari tuzi neza kuri ufata icya kigabo cyari gutanga amahoro muri uru rugo. Natekereje byinshi mama, iyo mba ntarubatse burana ari kujya he koko? Ni impamvu nabiganiraho na Rushoboza, twumva aricyo cyari gutanga amahoro cyane ko wari waranubatse. Iyo uza kuba utarubatse nyine nari kukohereza iwacu ukajya kubana na ko wanyu wari uhasigaye, ariko intonganya zawe nayo mu rugo zari zimaze gukabya. Nibyo koko. Uragira ngo nkore iki koko? Kwemi asigaye yarigize intare muri uru rugo, nta muntu akivugisha neza n'umwe, yaba njye yaba so yaba mushiki wanyu, ngo turagushyigikiye. Avuga ko bavuka buri munsi yashatse we akabiko wanjye wankunze nkamukunda. Icyo nicyo nagushakiraga rero mwana wanjye, aho kugira ngo ushwane umuvandimwe wawe uburiya mukobwa wamuranga wamuretse utazabura undi mukobwa ugukunda koko. Ngo ngire ni mama nyine uriya mukobwa niwe ateza amakimbirane we na Yemi, mureke rwose. Mama usabye ikintu gikomeye cyane. None ko avuga ngo Emi namurekewe? Amureke kuko nakuri ntamukunda. Aho kugira ngo abateranye rero muryane muri abavandimwe, mwamureka mwembi bikagira inzira. Ndamukunda sinamureka. Uramukunda ku buryo wamugurana umuryango wawe? Si umuryango gusa mama, n'ubuzima bwanjye nawushyira mu makuba kubera nakuri. Abana ndabagira ne koko? Ndakora kuri Emi ati nakuri sinamureka ndamukunda. None nawe ni kumbwiye uragira ngo mbigenze? Ntungeranye na Emi mama, kuko njye nakora arankunda nanjye nkamukunda. Stari simbi. Babarira mama, uzi ko wari uyamenyeho neza? Ako se wowe kuki waje ugahagarara ngo agaceceka ntumvugishe ngo umenye ko hari mama? Nasanze watwaye uririmba ndakwihorera. Wari utumye nkumenaho amazi mabi rero. Kwameshe utambwiye ngo guhe bya bitenge byanjye ntajya ntegeza abakozi koko nakuru. Urebye sinari mfite gahunda yo kumesa mama. Uraya ko ari imyenda nk'itatu mfuze yonyine. Aka gakanzu kanjye nakarebye mbona ntaheruka kukambara. Ndavuga nti reka ngafure ejo nzakajyane ku kazi. N'akazi kawe rero ubwo ibitenge byanjye ngiye kubikuzanira nabyo bimese. Wakwihanganye mama, wakwihanganye nkazabigufurira kwa gatandatu w'igitaha ko mfite indi gahunda ngiyemo. Gahunda ugiyemo utambwiye ni gahunda nyabakimukobwa. Ariko mama nawe ugira ngo umuntu akubwira ibintu byose. Yego, gusa icyo ukwiye kumpisha ni cyahubwo mwana wawe. Umuntu avuga ibyo abona ari ngombwa da. Aha ushatse wambwira kuko nubundi birarenga bikansanga cyangwa mu kazi yari wakoze nako. Ibiki mama? Ibyawe n'abahungu bo kwa Rucogoza. Nukuri byo ngiyemo ntaho bihuriye n'abo bahungu.
hari umugore dukorana witegura kubyara wansabye kumuherekeza mu isoko kugura imyenda y'uruhinja. Ese mama aha naringize ngo ufitanye gahunda n'umwe muri abo basore da. Ese ko wagira ngo ngira na gahunda nabo bombi mama? None ko abantu bavuga ko barwana bikadogera kubera wowe. Ese ubundi wabuze iki ngo ufate icyemezo umwe muri bo muhakanire koko utwere kumwe natwe tumumenye? Mama nuko ushaka kumva kambamo gusa. Hakubundi nk'umuntu mukuru wari ukwiye kuba waramaze kubona uwo nahisemo muri we. Namumenya ntutamubwiye nako. Ku munsi umwe mbona haje uyu, ubutaha nkabona haje undi, ikindi gihe nkabona haje undi utari no muri ba bandi. Mbega mama, none se bose uko bazangambakira kimwe? Uzashishoze neza mwana wawe. Nibi naba ngombwa rwose aho kwa Rucogoza bose bari kushakire mu bandi. Mbona hagenda abasore benshi. Wevumba yo wengewe mu minsi mike uzamenya ukuri mama. Kukuzesha ntabyo rushaka abandika shambo boss ntanzo gashaka gusa yanze nyama byankomeye. Sawa sha ntufatanye n'isi ngo ntuke nawe sha ngani wo akanyegotomeresha kigotomere nyine ariko nje nyihorere ntongere no kumuka kandi guteza amatwi rero ngaho mbwira icyo washakiraga. Niko sha usigaye nyihunza uwe bite byawe cyewe aho suko usigaye ucudikana mu umuntu abana akure. Oya no kwiganirira da. Bari kwiganirira. Uriya mwana yambwiye ko nta mwanya afite. Arimo kwitegura ibizamini bisoza amashuri yisumbuye. Arewa none si impamvu ngo uhamagara ukambwira ko ubuze. Nakubwira ko nkeneye ko tujya inama ukamara icyumweru cyose utarambarira umwanya wumva ibyo ngibyo ari biki. Umva mfite akazi kenshi muri iyi minsi pepe. Akazi? Ahubwo umva n'ikindi. Ubu bari hafi kunyimura bakanjyana gukorera mu mujyi. Bishoboka bose ko nibyo rwose. Iki ntiwansiga ino rwose ikibazo cyawe kidakemutse. Ibyo urabizi. Njyewe rwose iyo mba wowe mba narazimukiriye. Ngo iki? Ariko sha Bosco ntaso niko isoni sezi. Njyewe emi ntinyuke nzibukire. Nzindwe niyenye nayimbwa koko ngo nibana mwana. Bishoboka umva ko ntako tutakuze ngo dutanye bari abantu. Niyo kaba byaranze pepe. Ayo bose dute. Maze iminsi numvise andi makuru y'abahungu adashobora no kugushimisha na gato. Ngo ngahore noneho ngo bimeze bite bose ko muri iyi weekend ishize ngo byari ibicika ngo nakuriye mwerekanye iwabo. Ntibishoboka mana yanjye we kuki ntabimenye bose ko we yaba data we byavuga ni ibanga rikomeye cyane. Nanjye nayimenye mbibwiye n'umugabo dukorana ufite umugore ukorana na nakure mu ruganda. Ntabwo bishoboka bana mwana ntashobora kuntwara nakure nashaka agira ati koko njyewe mina amashuri nize n'amafaranga mfite ntacyo byaba bimariye ntabwo ashobora kuntwara nakure. Tuzi icyo numvise muri ibyo ngibyo. Iki cyiza kirimo nuko nyina w'umukobwa atabishyigikiye na gato. Bimbwire neza z'ijambo naho mpera nibura munyure kuri uwo mukecuru wenda yamfasha akabantangiriza. Ngo nabashyigikiye habe na gato. Nibyo ngo ku buryo yanisohokeye rwose akabasiga aho ngaho akigendera. Harya niko Bosco ndakumva umubyeyi amagahiye ngo nkwereke kwa Nkuranga baranywa da ariko nyine ntabwo bajya kunywera mu kabari bazinywera iwabo mu rugo. Ibyo ntacyo ubu kumunyuraho bizoroha. Ariko zikusetsa umubyeyi ufite depo y'inzoga zose zicururizwa ino ukora umva hamukangisha kumusengerera emi. Icyo nzakora ndakizisha amahorera njyewe. Turarambiwe se. Ariko umuntu wagufungiye impano yamenya gutera amatsiko koko.
aho bigeze mbwire iri mu gakarito ka kangahe uko maze gufundura dutatu ntayigera ntiburanduza nangufashe ndanze ndabyikorera ngaho ukomeza bana mwana ntibishoboka rwose umenya wambeshye ntabwo ubeshya njyewe abeshya umukunzi wanjye koko ndabiretse rwose ariko se ubundi udukarito duto gutya dukuye hehe wadufungiwe nabi udukarito duto nk'utwo sinatubura kuko mu bicuruzwa bacuruza hari byinshi biza muri bene utwo dukarito ikindi gufunga impano y'umuntu ukunda rwose ntawe byananira ubuze uko ngeze ku gakarito ka gatandatu bana mwana wambwiye sha ntabwo utwo dukarito twose ufite nta kiri busangemo impano yawe nyifite hano kure icyana kirebana mwana kuki wanduhije ndwana n'utu dukarito uzi ko nta kirimo koko rimwe na rimwe umuntu yirukira byinshi kandi muri ibyo byinshi nta kizima kirimo ubwo ushatse kumbwira iki bana mwana nako karame bana mwana uzabasha kwihanganira ibigeragezo byose tuzahura nabyo uzakangwa n'amagambo uzabwirwa n'abantu ndetse bamwe harimo abantu bawe ba hafi wizera bakumvisha ko bana mwana utarize udafite amamiliyoni mu mabanki ari akabwa byose uzabirengaho ukomeze kunkunda ibyo mbaza ni bicyoya kuzi neza ko hashize umwaka nihannye burundu icyaha cyo kutakwizera bafite ubwoba bwinshi ntabwo ubundi si ibyo mbajije bihuriyehe n'irigerageza wampaye ryo ko mu dukarito twinshi dupfunyitsemo ubusa utwo dukarito ni twinshi koko kandi tunapfunyitsemo ubusa byakugoye cyane kuduhambura pe ngo kuko wavunika ugerageza kwishyiramo urukundo rw'uwo ari we wese umukurikiyeho urukundo adafite kuko hari ibindi runaka umukurikiyeho nk'amafaranga se cyangwa amashuri mwiza ariko si uko ntebana mwana ni ukuri nta gahunda mfite yo gukurikira icyo ari cyo cyose ku wundi muntu naragukunze utaranankunda ye mbarana igihe ngeze aho ngaho nsanga ari ngombwa kubikugezaho ngeze amahirwe mba mbaye uwahiriwe nuko nawe muri wowe rwagurumanaga rutuje nako kabari kanjye mwumvira byinshi bana mwana ndahumva ni ukuri niba ukeka ko njyewe naba nkubangikanyije n'undi muntu uwo ari we wese wabimbwira ntubice hirya urwanjye ntirugurwa ngo nzarugurisha humura mukunzi akira impano yawe mukobwa mwiza aka kantu se none nizere ko utongera kumbeshya ariko mana we bana mwana mbega agakufi keza ubone kaguhenze we ntabwo ari cyane mbe ni bana mwana nakuri nicyo nabikoreye be na eni mu ishusho y'umutima ngukunda n'umutima wanjye wose ndagukunda cyane kuri sese mukunzi ndagukunda cyane nanjye ndagukunda akumva bari numbwira ikibazo ufite cyatumye unkoresha igerageza ukeka ko nahinduka bitewe n'amafaranga nakubigira sha umwana ubwo nabyumvise nakomeje kugukunda sinagabanije kuguhamagara cyangwa ngo haveho n'agashashi kamwe k'urukundo mukunda gusa nk'umuntu narikanze nyine mbwira kuko njye nta makuru mfite erega umuntu ni umuntu ushobora gucikwa nkavuga bidakwiye nta jambo na rimwe nzi ryavuye mu kanwa kawe ryangezeho ariko nyine mama wawe arabivuga akanabyemeza ko njye nawe rwose tudakwiranye ngo sinize sinyize yewe hari n'indi zina yanyise rwose ntashobora kuvuga uwo yabibwira yamubwiye ko nibeshya nateze kubona umukobwa we mama kandi ngo nayeme rwose aherutse iwanyu azanye ikarito yuzuye imivinyo y'ubwoko butandukanye ntibishoboka ko namenye ko yaje se cyane mwana urukundo rwanjye nararuguhaye kandi ntirugurishwa niyo mpamvu rutareba ayo mafaranga n'ibindi byose batekereza uwo uri wese ni wowe nkunda kandi nzagukunda ubaye iki divi nubaye iki niko ubaye iki tabara papa tabara ntabara iki se nibigenze rero cyangwa mwana uze ku mangazini nsanga harimo kugurumana papa iki hagurumana hehe se hayiye divi nako nsanze hagurumana
kandi umenye hari hahiriyemo n'abantu papa. Ni biki? Ni yeye nze gutatobora mu bujye n'ubu. Papa, ari akabari, ari n'induka rye ribangikanye nako. Byose biragurumana. Ariko uyu mwana ra byo kwanditse gutabuka. Byo kwabana mwana papa, mfite ubwoba ko harimo abantu nawe arimo. Wiki? Ariko nyagasani we, ariko byo ni ibiti mukagirana. Ugiye ko wiruka nkura. Bisabaye iki ko yaramikanye dizi? Nanjye ahubwo reka nkuremo imyenda y'ishuri ngenda mama. Ariko se niye mujya mutambwiye? Abagome banguimereye neza mama. Undi mwana yari amaze kuzamuka. Akabari ke kahiga utundi tubari tw'inahangaha mu gukora neza. Iduka rye ryafuhaga. None baramutwikiye vrema. Atwikirwa nande muko? Atwikirwa nande? Ubuse ngenda bazi koko. Ahubwo uriya Mungu wawe nayakoranaga n'abadayimoni. Yego ko. Ariko ubwo ibyo uvuga koko ni biki mama? Ariko ubwo uko uvuga habura igihe gito akakubera umukwe wawe. None se niki kimutwikiye ko n'ahandi wumva hahi? Imizamukire y'uriya Mungu rwose yanteraga impungenge n'ubundi. Umuntu watangiye akabari yikopesha amakazi yabiri wacu. Akaba yarageze ku rwego rwo kurangura 40 kandi nta deni. Kandi imbere yayikopesha agakishira maze gucuruza. Imizamukire ako mama nawe ntukajye usetsa. Nyine nuko azi gukora neza. None se ntiyazicuruzaga. Afite n'iduka ricuruza imyaka akayirangura yeza akazayisubiza ikenewe ku isoko. Nyamara njya numva bavuga ko abantu bagikuzimu iyo badahiguye bahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Uriya Mungu nigendere. Ibyo uvuga nge ntago ngushyigikiye rwose. Ariko ndagusabye mukuru wanjye ntiyumve uvuga amagambo nk'ayo ngayo mama. Oya, agikuzimu bose barabizi. Sikumanze sha. Nasa neza rwose ndikaza. Wize se bose. Nigo. Shori muri rwose ndende cyane nyine. Namwe muzajya mwikanga koko. Abantu babakire mufite amafaranga. Ariko ye umva reka ngubwire. Akira amafaranga yawe urashobora kugaragara hano rwose. Akira inda rwose reka muhereze uhita ugenda ariko ntindanga none se ngende tutayabaze bose. Oya amafaranga nayabaze neza yewe uko twumvikanye. Genda ubwo bure burundu bose sinogera gukubona ushobora kongera kunkenera uhabonye ikindi kirakaze. Ndavuze kugenda yewe nakuburetse gatoya. Urashaka kunyenyera ndetse bose. Saniyo telefone yawe. Telefone yanjye urashaka se kureba meke bose. Isani yewe ngira ko kanashaje se uragira ngo ni nshyashya se akada akangaka ngahamagaza nkaziritse kuyijugunye se bose yayijugunye niko agatelefone kanjye naguze ibihumbi byanjye 8 koko byose ugataye mu mugezi koko bose urakoseje kwere ubuse koko wampaye harimo yego nzagura kandi ariko ubu ntwe muhemukiye. Umva reka nkubwire akira aya mafaranga urumva yego 1 2 3 ni 15. Yego sagenda ugura indi telefone. Urakoze ariko nanone sinsobanukiwe none se telefone yanjye iriho iki? Rwose telefone nubwo bwose ari gashaje nagakunda. Aha ndavuze ngo bura urumva ni wibeshya nkakubona nzaguca hejuru urumva. Ese ubwo rugeze heshaka muri ibitekerezo byawe biri kure. Nanjye simpazi papa. Komeza kwihangana mwana wanjye. Ntabwo byoroshye papa. Uri byo wavunikira mu gihe kirekire. Mwana wanjye ndabyumva rwose birumvikana. Kugeza ubu sindabyumva. Sinayongera cyakora iperereza. Hari icyo rizatanga simbizi. Mwana wanjye rero. Amafoto dufaranga duke. Nanyumva ariko ndagira ngo twakire uko turi. Urebe ko nibura wakura umutwe.
iki ariko dufite akamaro. urakoze nawe uretse mwana wanjye burya ngo ntabyizana nk'ibyago. sinzi ko nabona icyo nkwitura. oya mwana humura, kwitura si ngombwa. uzi icyo mwifuriza? uzaba umugabo, ibyo bizaba bimpagije, bizaba bihagije rwose. papa sinzagukoza isoni, humura. ukomeze wihangane, ndabizi kugeraho wari ugeze ntibyoroshye, ariko bizaza kuza bizaza kuko haguma ubuzima papa. ariko kuko ntazi impamvu yatumye nkwikirwa nkorera hagati y'abandi bantu ntihagire umenya unkwikiye ku manywa y'ihangu, ni ikibazo pe. ariko rero numvise bamwe bavuga ko ari umuriro w'amashanyarazi. ni ugukeka ariko si wo pe. iwanjye haye umuriro maze umwanya ugiye. ntikosha none waba ari wo wagarutse ukabyutsa abana mwa. ariko se kaba bishinzwe bavuga ko basanze n'ubundi umuriro utaragaruka, abavuga ko ari amashanyarazi ubundi bo babiheraye. simpazi papa, simbizi rwose. uwo munsi nawe niriwe nsigisha irangi mu kabari, nabonaga hamaze gusa nabi. umwe mu bafundi aza kumbwira ngo irangi rirashize, niko gufunga iduka. ati gare ngenda ngiye gushaka irindi. nagarutse nsanga hagurumana kandi nyine umuriro utaragaruka. ariko rero aba ntabwo babivugaho rumwe, ko numvise hari abavuga ko hahiye harimo n'abakiriya. akabari kanjye ni kari kakoze pe. nibyo ni nacyo nshima nyagasani, kuko iyo habamo abantu bari guhiramo. ariko mwana wanjye gusa umwe mu bagukoreraga kuri uwo munsi waba yaribeshya akanywa itabi, wenda hafi aho hari ka peteroli iriya bakoresha basiga irangi. aha bararengana kuko abafundi nkoresha ntibanywa itabi. ntabwo icyo bibuka ngo ni uko haje abasore babiri bakabatira ubwiherero, niba ari bo bantwikiye. mbese sembese pe. umva nkubwire bana mwaka ndakumva. maze niba uri umutwe ukabona utangiye kongera gukora, uzirinde kongera gukorera ahantu hamwe. uranyumva? iduka uzarishyira ahantu hatandukanye n'akabari, akabari kajya ukwako, iduka rijya ukwaryo, bitegeranye. nubwo mpaye amafaranga kugira ngo nzi icyo ngiye gukora papa, ndabanza ntekereze neza, nshobora rwose no kwibuka ino nkigendera. nawe se umwaka ushize natewe n'abantu ntazi, barankubita nsigara ndi imbere. igihe namaze mu bitaro rwose murakizi. ndabyumva rwose mwana wanjye. uyu mwaka nawo barantwikiye. urumva ntavuye inanga rwose ntazahagura. sheri uko mukomeza kureba uri butume nciko nanjye nkareba kuko ntabwo ese ubwo umutima wawe umeze ute ko? umutima wanjye se nanjye simbizi mukunzi. ibintu mbwira bitekereje neza abantu mwa. maze iminsi mbitekereza, ahubwo nasanze nakwiye kubinaha. ubuse ntiwava njye nzahabane ko. nyumva sheri, nkeneye gukora kandi kongera gukora inaha rwose ntibishoboka pe. abana mwa nugenda nzababone. ntakure rwose, ufite telefone mfite indi, nzakuvugisha umunsi ku wundi, nzakwandikira imitomoye, mbese uruguru ntizakwica. iyo nashakaga kukubona sinararaga ntakubonye. wakwihanganye ko ku mwaka umwe tugashyingiranwa tukaje n'utujyanye. undi mwaka nkora ikinanga koko nako akuze ko nta kintu na kimwe narokoye ngomba gutangira kuri zeru. ndabizi. maze uwantwikiye umenya yari amaze iminsi anyiga neza. nari maze kubikuza rwose udufaranga twose nazigamye ndaturanguza. ubwo bukuvuga rwose nabukoresha iki? ubu ko bisaba indi myaka nk'ibiri nkora ubutaruhuka. ntako ngewe ndakora. urakora ariko ntuzigwa. ngomba gukora uko nshoboye nkabonera inkwano umusaza ikwiriye umukobwa nkawe. umusaza muranga ambwira ko warambagijwe n'abasore baba bafite ifaranga ukababenga, ntabwo wumvaga. singiye guseba rero. nkwiye kugufasha ariko banamwa. wambwije ukuri ko nta faranga ryawe ryera cyangwa ryirabura nafata nakunja. umva sinzi, wenyemera ngende rwose kandi nzi ko bizakunda. ugenda se usanga nde? aho usanga arahari, hari umusore w'inshuti yanjye wagiye kandi yambwiye ko bigenda.
erega humura ngo ufite aha ndagufite rwose hano ndo n'imbere mu mutima wanjye ntawe uzagukuramo rwose. Mfite ubwoba humura, mfite ubwoba ko uzahura n'abambuzi bakakwambura na duke papa wawe yari yaguhaye ngo utangire. kuva ngihumeka nzi ko nzongera ngakora ngazamuka. ko nugenda nzongera kunezerwa mu mutima wanjye. ngiye gushaka ubuzima singiye gupfa sheri, kandi nubwo napfa nakubwiye ko nzaba nyigukunda. urushaho kuntera ubwoba kandi banamwaka. humura. ariko ubwo uyu muzima wa mukobwa we uyu we urambeshye. aguma iki mama? nta soni. igihe unahereye nkuvugisha unyihorera uhugiye muri telefone yawe. umuntu muzima asekera kuri telefone koko? ariko mama ubwo ni ikimoye koko. ni ukuri ntabwo nasekeraga telefone. wasekeraga iki? ni umwana twiganye ubwo nyine abambwira amakuru ye. icyo cyayi se uragera aho ukinywe urahita amaze kugishyira muri firigo n'ubundi kinywa ari ubutita, urabigenza ute koko? nari nanakibagiweho abandi. ngaho nawe reba mama do reba n'ukuri ukuntu aba yambaye. Imana we rebera hano ndeba n'ukuri. ego mwa bakobwa mwe. ubwo uyu mukobwa yakuriye n'iwacu? yewe maze twahuriye kuri kaminuza avuye mu cyaro kirenze ikina iwacu. ye baba we umuntu yambara cyo akagenda mu nzira rwose. yewe rega mama we nuko wisaziye ubusore nabaye iki maze dore umugabo bari hafi kurushinga do uyu nguyu. ego ko mukarutamu warushye ngo uwo nguwo n'uyu nyine ambwiye ko yatandukanye n'umugore we vuba aha rero kugira ngo bane n'uyu. niba ari ibyo bajyana mu mahanga njya numva hakunda ntawe ukigiye nate. ntawe ugiye kujyanwa no gusenya urugo rw'abandi ngo ukunde urugo rwe n'ibyo bigabo by'ibizungu bikusa. mama ntukansetse rwose. ese icyo umuntu apfa si ubuzima bwiza? we natete mwana wanjye nta buzima bwiza butarimo urukundo n'amahoro. nukuri humura nanjye sinkomeje mama. aho sinashaka umugabo ndusha imyaka iri hejuru y'itatu rwose. nibura itanu iyo wagerageza ntubona nka buriya asa ndusha iyi ine. ariko n'ubundi umuntu ukuruta cyane rwose ntimamutekereza kimwe. ibyo rwose ni ukuri. yewe mama ni itanu sinamwemera pe, niyo ntego yanjye. inyinshi ni itatu. naho si uwo uruta ahubwo ni kimwe nyine nanjye uwo ndusha hejuru y'itatu ntacyo yambaza ntacyo. urategereje bwana wanjye. wayumvise uko imanuka ja? nayumvise ja, iyo ni byeri ikonje. irakonje ariko siye yisoma ntimanuke neza sha. ngewe nta kazi sha. ariko mu cyumweru gitanzaza gusura umuryango wanjye ubwo tuzabana tunene wabi. ako kazi kawe kazaguca ku nshuti sha. naraguhamagara ukanga kwitaba pe koko. ubwo bampamagaye mu masaha y'akazi kandi nihaye disipurine sinshobora kwitaba telefone ndi ku kazi. ariko sha abandi bararira ko bazibabujije none wowe warayibujije sha. yibwira amakuru yawe ibindi tubirekeye. wowe se wambwiye yawe nijya ugira amakuru njyenyine. umenye kakugezemo emi kumbwira nabi imana. nuko nakikubara mu nshuti zanjye bose ko rwose. turi inshuti sha kandi ntawe ubucuti bwacu buzajya. ubu nyine igitego kimwe cyarinjiye, ka gasore karashogosheye karatumutse. kagiye esemi ko hashize igihe kagera amezi aya ngaya niba ari atandatu niba ari umunani yewe simbyibuka neza ariko karagiye. nizere ko ubu mukobwa mwatangiye kubyumva kimwe. urebye n'ibiraza ariko ejo bundi namuhaye kari futi mugeza ku kazi urumva ko bigenda bisa.
umwe ukagenda nagucaga intege ngo ubireke. ndagenda buhoro buhoro ariko nzamwegukana nta shiti mabukwe rega bimbereyemo. ubwo hatangiye no kumwita nyoko kuko ngo icyizere kirahari da. yewe kirahari rwose yambwiye ko atazamunanira. birwo narindiriye rwose mana yanjye. nta ntonganya nshaka forume. tuza nta ntonganya nshaka. simbyumva nkura. nta ntonganya nshaka. simbyumva. uvuga ukuntu usigaye nsuzuguza umwana twabyaye. uba wahereye nkakwihorera. nkomvoke njye barashaka kundegera. none siragira ngo nkuregere nde wumva utari papa wawe. niko ubundi se uyu nguyu uramundegera n'urukiko rw'ibanze ni urwisumbuye ni umucamanza cyangwa ni voka. ariko uyu mwana uzengereza ujya wibuka ko ari imfura yacu forume. nakuri simuzengereza nkura ni uko ngira ngo ahumuke ntabikozwe urumva. humuka ariko ninde wakubwiye ko mpumye mama. ntukanshingaho umukobwa sinkavuge ngo nawe usubize urabyumva. ndakubaha kandi ndagukunda mama. wankuze ntiwanzengereza naku wanyumvira nka nyoko wakubyaye. murekera guterana amagambo se nyine narebe igihe mwahereye. nta kindi nshaka ni amahoro papa. mama ndeke rwose niba ashaka gushyingira emi azamuha undi sinjye mukobwa yabyaye jyenyine. yewe aracyafite na barumuna be batarashaka. ariko uranyumvira nkura uranyumvira akagasuzuguro ke. ariko zibone forume umwana yenda kubwira atyo nakubwiye ngo iki koko. umbwira ngo iki umbwira ngo iki ibyo wambwiye si byo ngenderaho nkura. kureka nakubi nguyu ngo yiyahure ndeba ntibishoboka ndi nyina wamubyaye. yiyahura ateze. ubu reka akomeza kungika n'uriya musore ukorana n'amashitani ugikuzimu. ariko mwokagira mama ibyo uvuga bikuye. wa mugani tuba nakure ibyo uvuga babikuye. ayiwe niki cyaba kuri uyu musozi ngo kiyoberane nkura. ubu muzi ko ababyeyi be n'abavandimwe bamuzi. ubaye makuru wayahawe na Rucogoza cyangwa Mukarutama. si we wayampaye ariko ababimbwiye barabizi neza bafite n'ibimenyetso. ibimenyetso bigenda bitesera. icyo mutabonye ni iki ni gute umuntu aba atuye hagati y'abandi inzu acururizamo zigashya zigakongoka iz'abandi ntizishye. ikimenyetso se icyo si ikimenyetso cy'ibyo uvuze forume kuko iyo ubutabazi butagira byihuse. inzu ya Daniyeli iri iruhande rwe yari itangiye nawe gufatwa byari byarangiye. ayewewe azira umuturanyi mubi ariko bana mwana gikuzi muri mwe kabiri gatatu mfite gihamya yo wamwiboneye yibira hariya mu mugezi. ariko mwogagire bana nakuze numiwe pe. ariko nkura aho wamfashije ngo tuvuze uyu mwana wacu urafatanya nawe kunseka ko mumvuza ndwaye iki mama. none se mwana wanjye atarabazi mu babana mwana kurana nabo bakugezemo cyangwa nawe bagufashe wavuga ko umucike abandi basore badafite koko. ndamukunda gusa mama. wabyumvise nkura ntiwabyumvise. forume ceceka kandi sinzongere kumva warabika umwana w'abandi rwose na rimwe urumva. ubwo uzi ko icyari cyagihanirwa n'amategeko. mwana nzira iki ko umugani ugana kariho nakuri atinyuka ate kwizirika ku musore nkuriye. noneho yigeze rubebe yirirwa azerera mu gihugu cy'abaturanyi ntakigira n'urwara rwo kwishima kubera ko yananiwe guhigura abo bazimu be bakamutwikira. wagira ngo yigize umucamanza. babikubwiye barabese mama. bamutwikiye riva nakure mwana wanjye urwo rukundo umukunda utakunda undi musore mwiza ufite amafaranga akesha amashuri ye ni urukundo nyabaki koko. ariko wamwibona ni urukundo rw'ukuri rutagurishwa mama. alo ndakumva papa. niko bana mwana ko numva ashobora ahantu hasakuza cyane. iki gihe se uba utarataha. iki gihe ahubwo nibwo akazi kaba gashyushye papa. maze mwana wanjye rero nubona bikunaniye uziyizire. humura ntibizananira ubu ndacyahuzagurika kuko ntaramenyera n'ururimi ruracyananira ariko bizaza. nuko gerageza na gusarumenya gusa nibikunanira uzagaruke rwose gihe nka so niteguye kukwakira. nanjye niteguye gukora cyane ngo papa abone ko ndi umugabo nk'uko abyifuza. nuko sha ndabizi wowe icyo wiyemeje rwose ntupfa kukireka. ariko ninde gusaza twe Rucogo. ntibana mwana twavuganaga. karame papa. ntabwo ari wowe sha ni nyoko wari umvugishije mbaza uwo tuvuga n'uwo ari we. ngaho rero ugira umugoroba mwiza kandi waho uronke mwana wanjye ndumva wakoze akijoro. urakoze papa suza mamuti ndamukumbuye reka nkore shakisha ejo hazaza. nuko sha kutamumpaye se ubu utekereza ko ngiye ntamukumbuye. reka umwana akore
kuvuga se ari kumwe n'abakiriya ubwo nari mubuze gukomeza gukora akazi. Ariko se nibura kubwiye ko ubuzima bugenda neza Rucogo? Ngo buragenda neza cyane rwose. Uretse ngo ururimi ataramenya neza. Mano murebe. Nsigaye numva muhangayikiye cyane. Muhangayikiye cyane? Gusa byaje biti byo ra. Kuva yagira ibyago natekereje kuri mwene mama cyane. Nene nyoko uravuga nyina se? Nagize ubwoba bwinshi. Buriya nyine ubwo yatubwiraga ko agiye. Natekereje nti none bana mwana yaba atarakira ibye byatikiye. Akaba agiye kwiyahura kanyina nabigenza nte. Nyabuna mukarutamu uramenya iryo jambo ritazavura rikagucika umuhungu wawe akatwumva. Dore muri uru rugo nta mwana uzi iryo banga ry'uko muri umuntu wawe yapfuye yiyabuye. Ndabizi bose nyine bazi ko yapfuye amubyara. Urwango emiyanga abana mwana umva bwacya bikwiye isi yose ina hose muri yahita bakimomba ntabwo yabura n'ibindi agerekaho kandi nkuko nkeka ko ari ugenda avuga ko impamvu bye byahiye ari uko yajyaga ikuzimu. Rego byashaka ko atari umwana wanjye wabihimbye Rucogo biravugwa ino hose rwose. Hello. Akosa ntujya uryama. Ndyama se wakundiye. Uko kandi ugiye kumbeshyera ngo ninjye gukanguye yaba yari amafaranga. Cyakwemeza ko atari amafaranga nuko uyu munsi ntari bukore. Udakora wese ri habaye iki? Naratekereje nsanga kuva nagiye none narabaye inyamaswa. Gute bana mwa? Nahagaritse ibikorwa by'urukundo nakoraga. Kugaburira abashonje cyane. Ushakisha inkwano bigiye kunkora. Reka nawe nushaka uzayireka. Ireka uzanyengesha. Wabona inkwano utayibona njye ndagukunda. Uzi icyo nshaka kugusaba se nako? Ndagukumbuye cyane cyane pe. Amafoto n'ijwi ryawe rwose ntibihagije. Ndashaka kuza kunsura. Yewe se? Wowe nyine. Ibyo byo nanjye ndagukumbuye cyane. Nkumbuye kwitegereza umukobwa mwiza cyane yicaye imbere yanjye. Amvugisha yubitse amaso, yayurana inseko nziza nkamurora ubudahumbye. Maze wumva umutuzo umanuka utuje ugatura mu gituza cyanjye. Nanjye nkumbuye iryo jwi ryawe ryiza uvuga rikancengera wese. Indoro yawe nziza undeba utuje ubwira ijambo ryiza rigira riti ndagukunda. Urubara ko icyifuzo cyanjye gifite ishingiro. Ndabyumva pe. Ndabitekerezaho neza ndebe niba nafata akakonje nkazanyaruka. Urakoze cyane mukundwa mukunzi. Kwagira icyifuzo cyanjye. Maze nzahita nkubwira inkuru nziza. Iyo nkuru nziza sha wayimbwiye ububana mwa. Kuzi ko ngira amatsiko. Ego ko ese burya niwe wanganye iryo divi. Noneho nje ngusanga wanyobewe. Ego ko nakuyobewe pe. Ko uhagaze se ahubwo hano sha. Ahubwo nawe hagarara hasha. Ntegereje musaza wanjye ngo ntware nabonaga imvura igiye kugwa. Iyo lift nanjye si yangwa nabi. Ntabwo yakugora nabi ibyo. Hagati aho rero felicitation. Numvise ko watsinze neza. Ego komana. Iyo nkuru y'umwaka ushize kweri. Ko ntajya nkubona se umenye utayigera nahagaragara. Ego ko maze na kaminuza narayitangiye. Uko nyine mbyina nyuma y'umuziki. Ariko se ubwo ko ndeba atinze we waba nigendera. Oya sha wigenda. Yanganiye imvura ikubye ugufatira aho hepfo yakomerera nabi. Cyakora nanjye ntangiye kwibaza uko byamugendekeye pe. Ntiyajyaga nyandika bigezaho. Oya je rwose aratinze. Reka ngende ngeze hano hepfo natega igare we. Oya sha winsiga. Winsiga umbwira amakuru yo muri kaminuza dore simba mperukanye n'abanyeshuri baho. Amakuru se shaho. Amakuru ya kaminuza nyine ni meza. Nabonye bisaba kwimenya wabindangarika akakubaho. Sha niko bimera byo. Wagiye mukuru watarakubwiye se? Aha. Yewe uko yari yarahambwiye niko nahasanze. Yaba umugabo, yaba umusore. Ntareba ngo arakuruta. Yabyo rwose. Kandi shaho abakobwa benshi barahagurirwa pe. Kera kabaye maraje da. Ngwino Divine. Ngwino tugende sha kandi wakoze kwihangana twaba tuganira. Oya ntacyo.
se kwivuko njyewe ni njyewe byukusenge bakundaga kwita Cyumbati. nakwibuka rwose se nakwibagirwa Cyumbati twakinanye umupira nkamaze amezi ane yose. yo ihangane disi. ariko ntagufata ukuboko ngo unyitegereze ntiwari kuwumenya rwose. mbabarire kabisa ntabwo nari nakumenya. wowe se ahangaha uharwaje nde? nta muntu ndwaje, ndabigusobanurira nesera. njyewe akenshi bafite igikorwa cy'urukundo nkora buri kwezi. igikorwa cy'urukundo se ni ukuvuga iki? ni igikorwa ukoreshwa n'umutimanama wawe kandi ukagikorera ikiremwamuntu nta nyungu ugamije. rero ngira gutya ngasura abarwayi mbagemuriye cyangwa se mbazana ibikoresho by'isuku, ubundi ngashakisha abana b'inzererezi ngateka tugasangira. iwacu nabaga nzi umuntu ushaje udafite umufasha nkamuhingira cyangwa se nkamuhingishiriza. burya uri umuntu mwiza bigeze aho. kuko bikubabaje se? ntacyo binkoze ku mutima gusa. sinarinze ko uri umuntu witangira abandi atyo. wihangane rero dore mugezeho bintunguye nta kintu ufite. nta kibazo. se shaho Cyumbati ufite umuntu ukugemurira? ntabagira neza nkawe nyine. iyo bataje ndaburara. inzara yahiryana kubi. Cyumba kuva rwose ntuzongera kwicwa n'inzara, nzajya nteka nkugemurira. wowe ugemurira njyewe? kuri gutunguye se? reka shana uko twageze aho tukabona nawe aragiye mu mujyi nta wundi twarakuranye, kwiga bikatugora ariko waziraga uburara. ni nayo mpamvu rwose baguhimbye Cyumbati. naho njye narikaga bikanga nkumva si ibyanjye. warabishakaga byo. umuntu wasibiye niba ari gatatu kose mu wa gatandatu. nagerageza akagutsinda ariko birangananga no kwiga hafi kuko nashaka gutsinda ngo mpeke ivarisi nanjye bamerekeze. nari maze no kuba gikuru rero nkabona nta kwigana n'abana mbaruta, nuko mbivamo njya kwishakira amafaranga. byari byaranaguhiriye byo rwose umaze kuzamuka. mbese nuko numvise ngo byaje gutera abantu ishyari baragutwikira. niko byagenze ariko si inkuru wayimenye uturi inaha mu mahanga shana. inkuru ziragenda da. Cyumba reka ngende ngerageze ndagaruka nimugoroba. uhumure rwose nzajya nkugemura ntuzongera kwicwa n'inzara. urakoze. ni wowe ushaka se? ni njyewe nta wundi. kuki se mama mbwiye ko nshaka atamuzi? yari azi ko nakubwira ko ari njye utaza. ubundi se umusubiyeyo yangira ate cyangwa wowe wakora iki? ariko nako mbabarira rwose umbwira nkora iki. nkora iki se nkugizene? niko nako mbwira inenge cyangwa ubusembwa mbona butuma nza gusanga ukantira umugongo. mbabarira umbwire. Emi nta kibazo mfitanye nawe, nta n'igisubizo nakubonera rwose. ntwongere kumbaza ngo nguhore. ntako ntagize ngo nkunde ariko urangukanira umugongo rwose. ariko se kubiza urukundo bararuhatiriza? ntibaruhatiriza ariko rurabagarirwa. uzakunda abandi bakobwa ni benshi rwose, ureke guhatiriza kuko njye urwanjye ntirukiri urwanjye. ntajya ariko ndavuga umpakanira ukanambwira nabi ariko nishimiye ko Imana ubona nakuguriye uzemera. impano? ako gakanzu kakubereye se si impano yanjye. Emi usigaye ufatanya na mama kumbeshya? ukagura imyenda akaza mbeshya ko ariyo yanguriye? karakubereye ariko urabizi. reka njye kuyikuramo nyiguhe ugende uyijyanye uzayambike mushiki wawe. oya mbabarira reka uretse kugenda ariko nukuri ntega amatwi nyumve. nakure mbabarira udakuramo iyo kanzu nuko nikubereye rwose ndakwinginze. ndagukunda nzagutetesha nzagutonesha nzakwambika izahabu n'umuringa. urumva mbabarira rwose ubundi. ndekura
nta soni uramfata ukuboko ubiherewe nandi uburenganzira Emi njyewe urukundo rwanjye ntururi ku isoko ntirugurwa ifeza ntirugurwa icyo ari cyo cyose ariko nako reka nkubaze niko ubibonye n'iki ubundi nagutumye bintumwa wanze kumva urumva narakwinginze waranze uri iki ku buryo utabona ko umuntu agukunda sibwo ndakariye narakubwije ukuri ko nakunze undi ahasigaye niba udashobora kubyakira ngo ukunde undi uziyahure ariko ye nako uri umukobwa wa mbere nakunze ni nawe wa mbere ninginze abandi bose narabarebaga bakizana abandi na nakure ni nakure harya ubwo ngutegereje yamwe ngo ni bana mwana shaburetse sha tuzareba nanjye nawe njyewe na bana mwana hagati yacu hazagaragara inga n'umugabo uri guhakana ibintu utigeze uhagararaho ushingiye kuri nyamuneka rucogoza ceceka rwose ibyo bintu sinshaka kubigarukaho ntabigarukaho umukobwa wa Muranga yakamejeje ariko uriya mukobwa arashaka iki koko ko ibyaha yari iby'abana mwana atari ibyo arashaka iki koko ariko rero nubwo umwana w'umukobwa yavuga cyangwa se ntavuge igihe navuga rwose mukarume ukavuga iki koko rucogo kukeka ko umwana wacu yaba ari inyuma y'umva umuntu ugutwikiye kuriya no kukwica yakwica niyo mpamvu ntakeka ko Emi wanjye agira urwango rungana kuriya mu mutima we umva mukarume ndakumva n'ukuri wabyemera utabyemera aho umutangabuhamya azagerera ino bizajya kumugaragara ariko uwo mutangabuhamya w'iki gihe cyose yari ari hehe koko isuku nakuri yambwiye ko wabikoze yibonaniye na bana mwana mbona nkubone kugira ngo bigende bite rucogo hamagara abana mwana muhamagaye rwose mubwire ko uwo muntu ushaka kumuteranya n'umuvandimwe we atagomba kumwumva umva mugore mwiza ndabizi rwose umwana wawe uramukunda ndakumva kandi nanjye mini umwana nibyariye namwanga ndabyumva ariko niba ari we wateje inkongi y'umuriro akabari kabana mwana n'iduka rye byose bigashya n'ibyari birimo byose bigakongoka ko namubabarira rwose namubabarira neza mana nyagasani wambabaririza akaba ari inzozi koko umva ukuri kurahari n'ugufite arahari tuza rero tuza urashyize uraza cyumba nari ntangiye kwiheba mpabwije ukuri rwose nashatse kubireka wari kuba untabye mu nama niwe wenyine nizeye ukuri imitima yambanye myinshi umuti ntumuvamo nawe urafungwa undi ntiwishyuzwa amafaranga wahawe undi ukanyibutse neza wangira ubwo wasangaga naraburiye mu bitaro ntagira umpa amazi yo kunywa sinacyo nabikoreye kuko sinarinzi ibyo wakoze natekereje uko wanyitayeho nk'ubonye umuvandimwe we ntekereza ibyo wantanzeho ntekereza ko navuye mu bitaro ukampa akazi ndavuga ntiribanga ndihamanye nasandara ndagushimira ko wafashe icyemezo cyo kubimbwira kandi ukaba unemeye gutsinda iyo mitima yose yakuburanyaga ukaza ngo tujye iwacu rwose ushyuka urahagaragara ariko se mwene wanyu ko ari umunyamafaranga nayatanga bakamurekura njyewe nkawunera koko sinakwiziza ko utazahanwa ariko nanone igihugu kigendera ku mategeko ntikizaterera iyo ngiyo ngo umunyabyaha nka Emi agura ibyaha by'amafaranga aha kongera numva bavuga ngo yaguze n'umwana w'Imana ra niba ari amafaranga umuntu yenda afite cyumba umva tuzangana kugeza nyishyuye ibyanjye byangiritse n'inyungu zabyo mu gihe gishize cyumba ati ni ngewe rwose uzaharenganira nabikoze nshakisha amaronko rwose umbabarire ntiyari kumpa amafaranga ntigeze ntunga yewe na data atigeze atunga rwose ngo nyirengeshwe nta nyungu y'igihe mu muvandi ubundi se yaraguhiriye si nk'uko kose se sha nageze muri iki gihugu nyatera inyoni akabari keza nkakabarizwamo inda yaje nsanga nkayitegeza kugeza nsigariye aho icyo nkwemera nuko nurangiza ibihano byawe tuzakomeza gukorana ukiteza imbere ubikesha amaboko yawe kubikesha ubuhemu nta muntu nabonye umeze nkawe rwose bana mwa wowe uracyafite amarira asika
eme musaza wanjye rwose ko twari dusanzwe tujya inama kuki utangishije inama koko ko ntari gutuma ukora icyaha nka kiriya nuko nagezeho nkabona mwese musanshyigikiye nate yaba wowe yaba papa ndetse na mama yewe na bose ko nabonaga nta n'umwe ushyigikiye ariko urabizi ko umutwe umwe wifasha gusara ndabizi none kubizi ndabizi rwose njye ntabwo nari kwemera ko ukora icyaha gikomeye cyo gutwikira abana mwana ari umuvandimwe wacu pe ndeka nate ibyabaye byarabaye umfasha gushaka umuti watuma mva hano umuti ndawukura hehe koko ko nukatirwa imyaka mike uzakatirwa 6 fasha yewe mushiki wanjye dore wize amategeko koresha abacamanza muziranye yewe wowe nyine inshuti yanjye musaza wanjye inama nakugira ni ukuzaburana ukemera icyaha kandi ugasaba imbabazi ukemera no kwishyura ibyo wangije kuko wakoresheje arahari yamaze gutanga ubuhamya bwe muri polisi yiteguye no kugushinja mu rubanza kuko uri mushiki wanjye warize amategeko nyuma y'iki koko icyo bikumariye nuko nkugiriye inama y'uko wakwitwara ngo ugabanyirizwe ibihano nta kindi ubu koko ntacyo wakora musohoka hano urwo rubanza rukorweho ubu ntacyo eme nari kugikora iyo ngisha inama mbere nkakubwira uko ibyo ushaka gukora atari byo kandi ko ari icyaha gihanirwa n'amategeko maze ugatuza ukareka umukobwa w'abandi n'umuhungu w'abandi bakikumvanira niko nawe ngira amafaranga yanjye natanze ngira umunyururu no gutakaza akazi koko kongeraho ko natakarije icyizere muri rubanda rwose rutuye ino uzi ko abana mwana ari umwana wakuze yitwara neza mu bantu bityo bakamukunda kumva rero ko ari wowe umutwikiye byababaje abantu benshi pe ubu ngiye kuwunera koko kubera umukobwa nakunze nta nkunde shahaya ko washatse kugura ikitagurwa urukundo rwa ntakure ntako utagize kandi yaragusobanuriye ati urukundo rurabagarirwa ruravomererwa ntibyibuka arongera ati rurizera rukihangana ariko ntirugurwa ndizeze ndaje mukunzi ndaje njanye n'inshuti n'imiryango tuje kwereka ababyeyi ko barezwe neza urazambwira impamvu ndirimba iyo ndirimbo nzi ko ubukwe bwacu butari none cyangwa ejo nsanze ncuranga iyi ndirimbo kuko amagambo arimo nyakunda nanjye iyo ndirimbo ndayikunda ariko ntunguwe no gusanga ucuranga indirimbo z'ubukwe naringize ngo hari ubwo wakiruje ntari kwitegura ni kare nahisemo izo bazacuranga n'izo nzakwakiriza bana mwana rwose ubundi se ko waje ntusuhuza ahubwo ukanseka kuko ni ukuvuga ko utari umvumbuye nari ngukumbuye cyane rwose nuko kumbura nakuru ako niwe wangejejejeho kumbona ngo mbabere wandirimbe ngaho ngwa mu mukunzi uraho urukundo rwanjye uretse kundekora gato hari akantu ushaka kukubwira nako niko uracyabyuka kandi urabizirikana ikibano ungukunda bimura ku mutima ko nanjye ngukunda abantu nk'ibi ngahicarire mubwire icyo naguhamagariye kundeba se ntuvuge ntabwo uyu munsi nagiye ku rukiko gusabira rimwe na cyumbati imbabazi kugira ute abantu mwana nabikoze ushobora kuba utari muzima abantu mwana kuko mwene wanyu ibyo yakoze bigaragara ko no kukwica yakwica ndabizi none se wabikoreye iki nubwo imiyamemukiye bwose n'umuvandimwe wanjye nako igihe muke ntigikuraho isano dufitanye iki nibyo yakoze rwose yikojeje ubusa uracyankunda nkagukunda ndetse vuba ngaha turateganya kubana ibyo ntibyatuma umuntu adahanirwa ubugome bwe ariko igihe amaze muri gereza yarihannye kandi niba atararihannye tuzabibwirwa n'imyitwarire azagerageze hanze umutima wawe utetse bana mwana ibyo uvuga ko ntabyumva abantu baraguhemukiye bagusubiza inyuma utangirira kuri zeru wari ugeze kure
ubukwe duteganya babukoze igihe twari kubukorera iyo udakomwa mu nkokora ubu bageze he? Ababukoze icyo gihe ubu bageze he bana mwana? Ntibafite umwana w'imyaka nk'itatu. ndabyumva kandi ndabyemera mukunzi rwose habayeho gusubira inyuma mu bushobozi ariko ntabwo ukererwe mu rukundo ndacyagukunda ukankunda bana mwana rwose jya ugabanya ubutagatifu dore turi mu isi ariko aratana nakumva amavandimwe abayeho gukura undi mu makuba atitaye ku byo yakorewe bibi kandi mu byo ngukundira harimo kuri uwo muntu urangwa n'ubumuntu naho ubundi se yaba naringiza amahirwe ibi bakamufungura akaza rwose akazadutahira ubukwe maze akakwitegereza nkwambika iyo udashira ubwo ntiyahava tugiriye nabi we agira nabi si ikigo aribwo yamenya ko urukundo rwawe rutagurwa cyangwa se ngo rugurishwe nk'uko yabitekerezaga nuko atumva narabimubwiye kenshi muri iki gice cya kabiri cy'umukino witwa urwanjye ntirugurwa wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo bana mwana mwakinewe na Ndabanenirwema Jean Dora Croix Yolanda mwakinewe na Murizaboro Marie Antoinette Emi mwakinewe na Twagirayezu Evariste na Tete mwakinewe na Karangwa Liliane Rucogoza mwakinewe na Tuyishime Jadofis Nakure mwakinewe na Mukeshimana Jeannette Muranga mwakinewe na Katarebe Jerome Foromina mwakinewe na Nyirarukundo Beatrice Divine mwakinewe na Nyirarukundo Xavera Bosco mwakinewe na Mukeshimana Musa naho Cyumbati mwamukinewe na Habukubaho Hyacinthe umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dume naho amazi mabi rero kwameshe tutambwe ngo guhe bya bitenge byanjye ntajya ntegeza abakozi koko nakuru urebye sinari mfite gahunda yo kumesa mama nkora ko ari imyenda nk'itatu mfuze yonyine aka gakanzu kanjye nakarebye mbona ntaheruka kukambara ndavuga nti reka ngafure ejo nzakajyane ku kazi ni akazi kawe rero ubwo ibitenge byanjye ngiye kubikuzanira nabyo bimese wakwihanganye mama wakwihanganye nkazabigufurira kwa gatandatu w'igitaha ko ubu mfite indi gahunda ngiyemo gahunda ugiyemo tutambwiye ni gahunda nyabakimukobwa ariko mama nawe ugira ngo umuntu akubwira ibintu byose yego gusa icyo ukwiye kumpisha n'icyo ahubwo mwana wawe umuntu avuga ibyo abona ari ngombwa da aha ushatse wambwira kuko n'ubundi birarenga bikansanga cyangwa mu kazi yari igihe wakoze nako ibiki mama ibyawe n'abahungu bo kwa Rucogoza ni ukuri ibyo ngiyemo ntaho bihuriye n'abo bahungu hari umugore dukorana witegura kubyara wansabye kumuherekeza mu isoko kugura imyenda y'uruhinja ese mama aha naringeze ngo ufitanye gahunda n'umwe muri abo basore da ese ko wagira ngo ngira na gahunda nabo bombi mama none ko abantu nabo bavuga ko barwana bikadogera kubera wowe ese ubundi wabuze iki ngufata icyemezo umwe muri bo muhakanire koko utwereke umwe natwe tumumenye mama nuko Red Blue JD Ikinamico muteze amatwi radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa urwanjye ntirugurwa wanditswe na Kubwimana Serafine unonosorwa n'itorero ndamutsa ubwo duherukana bana mwana yasabaga nakure kutumva wari wese wamujya mu matwi kuko burya urukundo rurangwa no kwizerana ese mama Emi ko yarikiza ati bana mwana ntazantwara umukobwa mwiza nakure bizagenda bite reka mbareke mwiyumvire ugize ngo ukibana mwana mbabare nuko bimeze Emi namurekewe amureke kuko nakure ntamukunda aho kugira ngo abateranye rero muryane muri abavandimwe mwamureka mwembi bikagira inzira ndamukunda sinamureka uramukunda ku buryo wamugurana umuryango wawe si umuryango gusa mama n'ubuzima bwanjye nawushyira mu makuba kubera nakure abana ndabagirane koko ndakora kuri Emi ati nakure sinamureka ndamukunda none nawe ni kumbwira uragira ngo mbigenze ntungeranye na Emi mama kuko
kuko njye nakura arankunda nanjye nkamukunda. Dani simbizi. Mana we, babarira mama. Uzi ko wari uyamenyeho neza neza? Ako se wowe kuki waje ugahagarara ngo ugaceceka ntumvugishe ngo umenye ko hari mama? Yewe nasanze watwaye uririmba ndakwihorera. Wari utumira akakumva kambamo gusa. Hakundi nk'umuntu mukuru wari ukwiye kuba waramaze kubona uwo nahisemo muri we. Namumenya ntutamubwiye nako. Ku munsi umwe mbona haje uyu, ubutaha nkabona haje undi, ikindi gihe nkabona haje undi utari no muri ba bandi umvuruje. Mbega mama, none se bose uko bazangambakira kimwe. Uzashishoze neza mwana wawe. Nibi naba ngombwa rwose aho kwa rucogoza bose bari kushakire mu bandi. Mbona hagenda abasore benshi. Wevumba yo wengewe mu minsi mike uzamenya ukuri mama. kuko se sha ntabyo rushaka abandi gashamba bose nta nzoga ashaka rwose yanze inyama byakomeye sawa sha ntumfatanye n'isi ngo ntuke nawe sha nga ni wowe akanyigotomere sha ikigotomere nyine ariko njye unyihorere ntiwongere no kuntuka kandi guteze amatwi rero ngaho mbwira icyo washakiraga. niko sha gusigaye nyine Kuki uvuga ko nta muntu cyizera muri urugo mwana wanjye no kubera iki? Muri ababyeyi nubaha mwarandeze murankuza mwifashijwemo n'Imana ntacyo mwanyine pe. Gutangira ubuzima mwarabimfashije ariko imyanyirukanya ngaha mu rugo mureba muri cecekera. Mwana wanjye nari kubigenza nte koko? Twarakuretse ngo wifatire icyemezo kuko twari tuzi neza ko ufata icya kigabo cyari gutanga amahoro muri uru rugo. Natekereje byinshi mama, iyo mba ntarubatse buriya nari kujyahe koko. Ni impamvu nabiganiraho na Rushoboza twumva aricyo cyari gutanga amahoro cyane ko wari waranubatse. Iyo uza kuba utarubatse nyine nari kukohereza iwacu ukajya kubana na ko wanyu wari uhasigaye, ariko intonganya zawe nayo mu rugo zari zimaze gukabya. Nibyo koko. Uragira ngo nkore iki koko? Kwemi asigaye yarigize intare muri uru rugo, nta muntu akivugisha neza n'umwe, yaba njye yaba so yaba mushiki wanyu ngo turagushyigikiye. Avuga ko bavuka buri munsi yashatse we akabika uwanjye wankuze nkamukunda. Icyo nicyo nagushakiraga rero mwana wanjye, aho kugira ngo ushwane n'umuvandimwe wawe uburiya mukobwa wankuranga wamuretse utazabura undi mukobwa ugukunda koko. Ngo ngire ni mama nyine uriya mukobwa niwe ateza amakimbirane we na Yemi, mureke rwose. Mama usabye ikintu gikomeye cyane. None se kwavuga ngo